nkigera university ubwa mbere umutima wanjye wari utangaje, ubwisanzure narotaga, ubushuti, mbega bwa buzima twatekerezaga nyuma ya segonderi. Gusohoka kwinjira ibyo aba ari amahitamo yawe, ni isi nshya aho ntawe ukuyobora, rimwe na rimwe nta n'uzi izina ryawe, nta n'uba yitaye ku buryo ubayeho. Ariko ubu bwisanzure baduha hari benshi bujyana mu bintu bibi. Mu gutangira buri wese atangirana umuhate ashaka gutsinda, gake gake twisanga mu dutsinda, inkundo, ihangana, ibigare, dukeneye ishema mu bandi. Bamwe mu bakora ibidakwiye ngo kugira ngo bagaragare nk'abanyeshuri ba kaminuza. Dutangira gutekereza aho kaminuza icyambere ari ukwambara neza, kugira inshuti no kujya mu birori, ariko mu by'ukuri kaminuza ni ikizamini cy'imyitwarire. Muri kaminuza nabwiye ko mfite kugerageza kwisanisha n'abandi. Nabonye abanyeshuri bagenda mu byangwe bihenze n'amafone ahenze ntigeze mbona, amafoto meza y'utumarayika ku WhatsApp. Kubera iyo mpamvu niyumvise nk'akantu gato, mbega nkumva ntabwo nakabaye ndiyo. Ariko vuba namenye ukuri kubabaje, ntabwo ari buri kimwe ubona muri kaminuza ngo ni icyanyacyo. Abantu benshi batira imyenda, inkweto, abakobwa bo bafatira henshi, bashaka kumenyekana, bashaka kubahwa, ariko imbere nabo ntiborohewe. Rero niwigereranya n'abantu nk'abo batiye imyenda, birumvikana uzabariza umutima. Icyo nakubwira, buri munyeshuri wigerageza kwigira utari we, ngo uri kwisanisha n'abandi, wikicira ahazaza ngo uri gushimisha abantu batazakwirukana nyuma ya graduation yabo y'imyaka 4, ni mike ariko nirema hazaza. Gumana ukuri, ukora amahitamo mazima, uhitemo neza aho ujya n'abo ugendana nabo. Umunsi umwe impamyabumenyi uzacyura izakenerwa kurusha imyenda wambaraga muri kaminuza, kurusha turiya dukorari mwajyagamo. Weho guma mu murongo muzima, ukomere.